nanone tubahaye ikaze mu biganiro byacu mwese mudukunda ahantu hose dukurikiraniye kwa Mama Mignone Official ku Isano News. Ndagira ngo aho dukurikiraniye nimba atari aho ngaho ugende ukore subscribe kuri izo channel. Mama Mignone tuguhaye ikaze, umeze neza? Turaho turashima Imana. Urimo rasa neza noneho. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Bayita made in Rwanda yo mu Gikwembe. Ariko abwiye nabuze n'umuntu numwe wangurira ngo nge mwereka utuntu tugezweho. Umwereka? Mu cyaro hari abadamu rwose baba badukurikiye baba sirimu cyane. Ashobora kukadodesha uwo munsi gitifu w'akagara kamwicaza imbere. Yego rwose. Sha nawe ugisetsa nukuri. Arega umuntu yambara neza yambara neza. Urakoze cyane. Umeze gute rero? Turaho turashima Imana. Nanjye ndashima Imana. Yego. Kuri The Blessed TV karindwi no kuri aba subscribers 10,000 nge mbiha agaciro. Magaciro cyane abakiriya banjye. Yego. Niyo mpamvu mbazanira abadamu, abagabo cyane marene w'abamarene. Aseka abantu bose bagahita bishima kandi rero n'abarundi bakwemera kuri. Yego. Hari za Belgique, hari abantu bakora ko audience yanjye ni hano mu Rwanda, Amerika n'abarundi. Yego. Nabonye n'abari Belgique nacyo aho urudukurikirana yose kubyandika muri comment tuzagusoza. Yego. Bati rwose uriya mudamu, uriya mukenyezi. Umuntu ukomeye cyane. Nawe rero washimira abantu bo kwa Mama Mignone Official ubundi tukikomereza ikiganiro kanabasuhuza. Turabashimiye mwese abadukurikiye abamaze gukora subscribe, Imana ibaho umugisha. Hanyuma mujye mukurikirana ibiganiro byacu mu bisoze. Nibwo mwumva neza icyo tuba twagendereye kuvuga. Iyo uje ukumvaho iminota 2, umunota 1, iminota 3 utumvishije ikiganiro cyose. Hari igihe ubicikirizamo hagati kandi inyuma wari kuza guhura n'ibyiza bikomeye cyane. Yego. Rero abakomeje kudukurikira, Imana ibaho umugisha. Kandi ibiganiro byacu bizahoraho bivuga umuryango mwiza, umuryango uri mu rukundo. Yego. Mama Mignone nakubwiye ngo tuganira nk'abahanuzi. Mba mvuga ati umunsi nagize umuryango koko bizaba bimeze bite? Ntabikubwira ati nyamara wa Mignone nawe akabati umwana akatarabimenya abikura he? Esuko turabahanuzi. Bahanurira imiryango. Yego. Kanya naje n'imodoka yo mwikofi bitameze neza, nitegera akamodoka ka tapandigo. Yego. Kamotariye kaba gahenze. Ariko nahahuriyemo n'ikintu gikomeye. Umudamu ari kurira. Nimba afite umugabo umaze iminsi udataha yibera mu kabari, abantu bamumuregera yikopesheje akajya kwishyura izo yanyweye. Umugabo niwe wikopesha inzoga. Yari umugore ushesha akanguye pe. Hagati y'imyaka 57 na 58 aho ngaho. Urumva yarakuze, afite experience, arangije aravuga ngo nzigera nongera kumva umwana wanjye ashaka umunkwi w'inzoga. Yego. Nzajya kumukurayo. Abantu baribaza ngo uzabibwirwa n'iki? Abandi batumusinza avugisha ukuri, atuwoni we mwiza, iyo asinza avuga ukuri ukamenya uburyo mutwara. Akamarira y'uyu mubyeyi arakomeye, abantu bararushye cyane. Abantu bararushye ku buryo bukomeye. Abantu bararushye pe. Ibyo ni iby'uwo mugore, ariko nagira ngo dukomoza aho ngaho. Yego. Amarira y'abagabo. Buriya abagore nibo batinyuka bakaza ku ikoranabuhanga bazi gutaka pe, ariko abagabo bagiye kurira bafite abagore banywa inzoga byaba ari ikibazo. Ibi turabyita iki kw'abagabo? Noneho harimo baturubura bakavuga, abandi bakiyahura. Narabikubwiye. Uyu munsi umuryango nyarwanda ufite ikibazo gikomeye cyane. Kandi si n'umuryango nyarwanda wonyine, n'ahantu hafi ya hose. Uyu munsi twese twamaze kumenya uburenganzira bwacu. Umugore yamaze kumenya uburenganzira bwe. Ariko umugore amaze kumenya uburenganzira bwe, navuga ngo yagiye hejuru cyane. Icyitwa uburinganire ahubwo bufata nabi. Noneho hari iki kintu kiriho ngo mvuga nkwereke. Hari ikiganiro nigeze gukorana na mama na haciye iminsi ari kuvuga
ambwira umugore wajyaga akubita umugabo yarangiza muri kwa gukubita umugabo ngo nkoraho se ngo nkoraho ribi gutambikana iki kintu abagore bari kucyitwaza. Umugore yabaye yiswe umunyantege nke, imyaka ibaye myinshi umugore ari umunyantege nke, imyaka ibaye myinshi umugore yarasubijwe inyuma, yarahejwe inyuma, byarigenze gute, ariko aho bamuzaniye imbere nawe yaje imbere ararenga. Yego. Hari akantu kigeze kujya gatambuka mu minsi yashize ngo hari igihe uzavuga ko urenze ngo urenge nurangiza urenge n'iwanyu. Umuntu ashobora kurenga akarenga n'iwabo. Rero muri aka kanya tutagiye no mu bintu byinshi, hanze hari abagabo bababaye, sinzareka kubivuga. Hari abagabo bababaye bababajwe n'ingo zabo. Umugabo agashinga urugo azi ko urugo rwe ruzaba urugo rwiza, ruzaba urugo rukomeye, ruzaba urugo ruzamara imyaka n'imyaka, ariko bitewe n'uko yashatse wa mugore uri muri digital, uru rugo ntibazarwubake ngo rukomere. Mama Minyo, utarakomeza wenda mije profe harya nishinzwe ibintu by'umuryango. Yego. No kuri bazarebeho, ndahamya nashidikanya igihe tugezemo isi ikoranabuhanga ahantu igeze, aho umugabo azi inshingano ze akubaha akanagira n'ibyo atinya, ndahamya nashidikanya abagabo bageze ku rwego rwiza. Yego. Barabayoboye nibayoba bajya mu murongo mwiza. Ntago igihe tugezemo ari wa mugabo watera ubwoba umugore ngo narya ihene azamera ubwanwa. Yego. Umugabo w'ubu ngubu asigaye yumva afite umugore wishimye biramunezeza. Ndagira ngo duse nkaho tuza kuvuga tugira inama imiryango, ariko nanone tunasaba leta, ninjye nawe nitwe muryango, kuko umuryango numera nabi n'igihugu kizazamo imvururu. Tuze kwisabira aba bagabo bari kurira nk'uko bivuze ati umugore agakubita umugabo neza neza akamuzengereza. Yego. Ikindi nanone numva twavugaho ni kwa kundi umwana w'iki gihe urabona umugabo cyane cyane ameze nk'umuntu ufunze. Uyu munsi ngemaze kubona abagabo benshi bari gukubitwa n'abagore babo cyane. Umugore akagukubita ukabura uko wifata, ukabura aho urega, ukabura n'uregera. Warega mu yihene kuko abo bayese. Kubera yuko uyu mugabo ntabwo ari bufate inzira ngo ajye kuri polisi avuga ati umugore yankubise yanyishe yanzambije. Ariko umugore ushobora no kujya gutya wamureba gusa, ako kanya akabara hamagaye. Ikindi gikurikiyeho, uyu munsi dufite umugore ushobora kuza agakubita umugabo, ariko umugabo yamurusha imbaraga. Bari mu nzu bombi, umugore atangiye ati turarwanye, umugabo yakwikuramo za mbaraga za kigabo, yabasha kumushobora. Ugasanga uyu mugore yirukansa avuga ati ndapfuye baranyishe barandangije, kandi umugore ari we watangije intambara. Rero navuga ngo n'aba bantu bakira ibirego mumbabarire mwaba mama, ariko se tuzabura kuvuga ukuri. Yego. N'aba bantu bakira ibirego bajye bamanza bashishoze barebe. Uretse yuko abanyarwanda tumaze no kuba benshi, ntago bazagenda ngo bacukumbure ngo wakuze ute warwanye nande, wigeze kurwana nande mu buzima bwawe bwose, wabanye nabande gute na gute. Ariko uyu munsi dufite abagabo bababaye, inshuti yanjye, dufite abagabo bababaye, dufite abagabo batari kwakira ameza ya gatatu. Iki kikaba ari igikomere babanye nacyo, akavuga ati ukumbayeho ndemera mbane nako. Dufite abagabo bari gukubitwa, dufite abagabo bari gutega amabasa abagore bakaruka inzoga bavuye mu kabari, dufite abagabo bari kurukirwa n'abagore inzoga baraye banywa biriwe banywa. Dufite abagabo uyu munsi bishwe n'inzara, uyu mugabo agatinya kwinjira muri restaurant ngo ajye kuryayo, ariko umugore adashobora no kumugaburira mu rugo. Ugasanga umugabo abayeho yayura inzara yenda kumwica, kubera umugore udashobora kumugaburira, yatanze rasiyo, ariko kubera kwaguhangana ko mu rugo. Uyu munsi dufite abagabo utanga rasiyo mu rugo, aho kugira ngo iyi rasiyo ikora akazi igomba gukora, aya mafaranga akora akazi agomba gukora, ahubwo aya mafaranga akaba ari ayo kujyana mu kabari kunywa inzoga. Ahasigaye umugabo akazishyura amadeni hirya no hino atazi uko yaje. Uyu munsi dufite ingo zirimo abana bababaye,
bababajwe n'imyitwarire ya mama wabo. Njye hari umuntu nzi umwana yabwiye se ati nuramuka wibeshye ukababarira mama sinzakubabarira na mama sinzigera mubabarira. Sinabikubwiye. Bisobanura iki? Ngo uyu mwana yamaze kubona ikimbirane riri hagati ya se na nyina, abona ko nyina ari we munyamafuti, asaba na se kutazigera babarira nyina. Iki ni ikibazo gikomeye inshuti zanjye. Rero buri muntu wese udukurikiye njya nicara nkababwira ngo ibintu ahanini bipfira mu irambagiza. Iyo utaganiriye n'uwo mugiye kurwubakana byanze bikunze hari igihe urugo rutubakika. Iyo utarambagije. Ikindi cya kabiri buriya City Hunter uri uwo musore. Ngese aho nzarambagiza nurahambagize uzarambagize n'umuryango. Narahabonye ubuse ubwo umuntu dukurikiye nari kumva ibyo ushatse kuvuga. Yumva nkubwiza ukuri. Uzarambagize n'umuryango, urambagize n'ishuti, urambagize na runaka. Hose ngeyo. Hose ukandagireyo. Kurambagiza biremewe. Kurambagiza ni ngombwa. Hari umuririmbyi waririmbye. Yaririmbye aravuga ngo urugo nurukeye mwana wanjye urumve wigira ntukajye urengwa ngo urwite urukiniro. Uyu muririmbyi yaririmbye mu tuntu twinshi cyane dukomeye. Bamwita Rugamba Sipiriyani. Ni Rugamba Sipiriyani, ariko hari n'undi muntu wagize wamwiganye yakoze remix. Uretse wumve aka karirimbo ukuntu yakavuze, urumva yaravuze ngo umukobwa hariya n'umenya kugera gute. Uretse wumve nawanjye urumve wigira inzararenza ntumukome imbere. Ngo umwari ukunda akayoga mwana wanjye urumve wigira iyo arushinze ararenza ntumukoma imbere. Umwari ukunda akayoga. Yego. Sibyo njya mvuga bakabanga uriya ngo ni idage kandi icyo kinyarwanda kirumvikanye. Professor reka nkubwize ukuri hari ingo zasenyutse bitewe n'ubusinzi bw'abagore. Sawa mama minyo umugore usinda wenda umugabo wajya. Ubusinzi bw'umugore bugatuma urugo rusenyuka. Umugore akasinda agataha agasindira umugabo bakarwana, umugabo akajya gereza bikarangira uyu mugore urugo rusenyutse. Umugabo akavuga ati ntago nabana n'umuntu unsindira akanamfungisha. Yego. Ibi byarabaye inshuti yanjye. Rero umuntu udukurikiye muri aka kanya n'uyu munsi hari ingo ziriho gutyo zibanye gutyo. Ntago ndi kubabwira ngo nimureke inzoga. Ariko uyu muririmbyi se ntiyabivuze ngo umwari ukunda akayoga mwana wanjye urumve wigira iyo arushinze ararenza ntumukoma imbere. Haleluya. Ariko nanone komeza. Hari ahandi uyu muririmbyi yaririmbye mwihangane gato nkabumvisha. Ni becare bigireho. Ariko ngo umuhungu w'ukuboko udatinya iby'abandi jya uterereye. Aha yarabwiye umuhungu ngo umuhungu w'akaboko mwana wanjye urumve wigira udatinya iby'abandi ujye umureba uterereye. Umuhungu ubu dushobora kujya kubona tukabona umusore araje aka kanya agahita yitiza nk'aka kantu akagenda ejo ntazakagarure. Uyu muntu n'ubundi gukorakora abasanzwe abizi. Umuntu uzitiza ikintu cy'umuntu ntakimusubiza. Uyu muntu nushaka uzamwitondera 100%. Uyu musore cyangwa se uyu muntu ubaye mu nzu ntayishyure. Muri iyi minsi akanayimuka amatayishyuye, ejo akajya mu yindi akayimuka amatayishyuye. Uyu muntu ndagira ngo nkumenyeshe ngo niyo mubanye ntago ibi bintu abazabishobora. Ese wabibwirwa n'iki ko umuhungu afite akaboko? Wabibwirwa n'iki ko uyu mukobwa akunda akayoga muri iki gihe ko yiyoberanya neza n'indi makazifu? Ntago se muhurira. Hari n'ikindi kiganiro nigeze gukora ndavuga ngo umuntu aho mwahuriye n'ubundi hariho igihe ariho mutandukanira. Ese wagize ngo abantu baracyo umuntu nimuhurira mu kabari
mushobora kuzatandukanira mu kabari kuri TikTok kubera izihe impamvu ndi kukubwira ngo umuntu nimuhurira mu kabari muzatandukanira mu kabari ni iyi nuko uyu muntu mwahuriye mu kabari mugakundanira ku icupa nta n'ikindi kizabatandukanya n'irya cupa icyo kintu tujye twicara tunacyemera. Uwiyoberanya akajya mu rusengero, hari umuntu rero uwiyoberanya koko narakababwiye ngo hari umuntu wavuze ngo urusengero rwatubereye umuhuza ngo hasigaye ngwino twigire kwiyicarira kuri kontwari. Yaba umukobwa yari aturutse mu kabari aje gushaka umusore mwiza mu rusengero, n'umusore yari aturutse mu kabari aje gushaka umukobwa mwiza mu rusengero, urusengero rubahindukira umuhuza. Ariko kuko rwababereye umuhuza bakanabivuganaho ntago bari gusenya kubera ko bose n'abanyakabari. Barakomeje nyine bigira kuri kontwari bakajya bataha babyumvikanyeho. Wataha warugotomeye ejo na wundi agataha yarugotomeye bikaba kimwe. Hanyuma wambereye umurangara. Ariko uzi ibibazo tugira iyo turi kuganira ku muryango, duhura na care nkanjye ndi kuvuga ijambo ry'Imana, nsanga message yose Imana imaye ari iy'ishuti zanjye. Yego, niyo mpamvu nisegura muri audio nawe ati ndabizi ibi bintu biba ku bantu benshi tuziranye. Buretse wumve n'iki gitero. Umukobwa udakora umweyo mwana wanjye urumve wigiraho rwa rushingo ngo rugere mu isuku. Umukobwa udakora umweyo iyo rushinze ntago rugera mu isuku. Ko basigaye bashyiraho inzara nini. Reka mbe ndetse naho ngaho buri muntu wese iyi ndirimbo yayumvishije ugiye no kuyikurikira wakumva ukuntu uzarambagiza bimeze. City Hunter weho uzajya ugera mu rugo rw'umuntu usange nta kubura nta koropa. Haryo uzi ko numugeza mu rugo iwawe ari bwo azabyiga. Ngiye nagiye gusura umukobwa umbwire nimba narakoze ubuswa cyangwa narazagira. Ngezeyo buriya nanjye nzi kurambagiza ahubwo uzambera umuranga. Ibyo nanindi kugusaba. Ngezeyo nsanga nyina niwe uvuye kuvoma ahita afata umukubuzo. Ndatuza buriya nzi kwitonda abantu bose banyita umwana nyine. Urumva umubyeyi ahita avuga ati mwana wanjye waje kandi nanjye ndi umukurajeri nahise nshaka ikintu nkoraho. Umukobwa akiryamye arabyuka aroga yitera make up nanjye uranzi sinjya ndipfana batuze ko mwakize. Mama wawe ajya kuvoma uryamye agakubura uryamye yanatetse icyayi. Nawe ati pe ibi bintu nimba utazabihindura yanyise idage singe wahera nuko byarangiye. Kumva aryamye none inzara ziba zimeze ngo baranamufurira. Nawe ati rero nkurikije wa mugani na bwa buzima tuba twaribereyemo. Yego, uyu yabashe kuba umutegetsi kandi sindagira ubwami bukomeye. Nturagere igihe cyo kuba umutegetsi. Ese wa mugani uzabona umukobwa utigera cyangwa inzara ze zihora zimeze gutya ndende zisonga kandi nta kazi afite. Ariko ibyo bintu bihora gutyo. Noneho ukibaza ngo azakubura ryari, azafura umwenda we ryari, azafura isutiye ye ryari, cyangwa iyo suti ifite undi muntu uyifura. Uzamugeze wawe narangiza azagufurira isengeri. Ntago mvuze ngo abagore bazaze bahinduka bacakara banyu, ariko nimujya no kurambagiza shuti yanjye nushaka kujya urambagiza wamanje gutekereza kabiri. Ujye umanza utekereze. Uyu musore wayiririmbye ni umusirimu. Uyu waje gukora remix y'iyi ndirimbo. Ubundi iyi ndirimbo ni ya Rugamba Cyprien. Bamuzi ko Rugamba Cyprien yari umuntu wahanuraga abantu ku buryo bukomeye cyane. Ariko reka nkubwize ukuri ibintu Rugamba Cyprien yavuze byose abimisi baracyumva byose byari byo. Tugaruka inyuma rero ntutekereze ko umukobwa mwararanye mu kabari mukageza saa 9 n'umugeza mu rugo azibwiriza gutaha saa 4. Reka ako kabari muzagakomezanyamo pako mutashye mwembi. Nimudataha mwembi muzateraniramo amacupa. Yego mama minyo tugaruka inyuma twisumbuka noneho tujya aho biri kubera. Yego uyu muntu kurambagiza icyo gice yacyumvishe n'indirimbo yayumvishe. Ariko mu ngo nimba unafite inshuti wenda zibikora simbizi tuba turi hano duhanurana nawe kubwiye ngo nukazi nidushaka tube twicaranye tujye tuvuga ukuri
ninkumva ndi kweditinga ngene nanjye nibwiza ukuri bati ahangaha ni ubuhanuzi si ngombwa ngo bavuge mu ndimi. Yego. Uyu munsi hari umugabo ubabaye afite umugore w'umusinzi cyagiye twarabiganira ati umugore uba mu buzima butari ubwe, umugabo uba mu buzima butari ubwe niyo nyatsi ikomeye irenze izindi zose. Yego. Wavuze ngo amafaranga umugabo yatanze y'iposho akajya hehe? Akajya kuyasingamo, akajya mu kabari. Ubwo umugabo arongera atange andi yo kwishyura ibyo baraye bari. Ubwo nimba bakodesha ikibanza kizagurwa ryari? Ntago cyagurwa. Umwana azishyurirwa nande? Ntago byakwishyurwa. Iterambere rizava hehe? Ntago ryaza. Corona yongeye kugaruka, aba bantu babiki n'inzara ntabasabiriza. Murabyumva? Uyu mugabo n'uyu mugore bubatse uru rugo. Ndabizi abantu bagukunda ari benshi. Yego. Watangiye message. Message yo gutangayo irahari. Nimba ari n'abadayimoni ndasoza ikiganiro bati baturireho rwose basengere. Buri wese abyemere. Muri comment bati pe impamvu nsinda nkananira umugabo ni karande nisanzemo. Ako kanyira hitigiye ukibivuga. Urasanga wagize urugo rwiza. Ngaho mama minyonga. Mbo muri aka kanya njyewe ikintu nabwira buri muntu uwo ari we wese unkurikiye. Kandi nzabivuga, nzahora nanabivuga. Niba ugiye gushinga urugo ujya kurushinga utagiye kwa address. Kandi wijya gushinga urugo kubera imyaka yakujyanye cyangwa kubera pressure z'abandi bantu. Uyu munsi twamaze kubona yuko umuntu ashobora kurwana intambara ikomeye cyane kugira ngo akunde abane na runaka, ariko mu by'ukuri nta gahunda afite yo kugira gute yo kubaka. Ikindi kintu ntareka kubwira abantu badukurikiye, abantu nibanyurwe nuko bari. Abantu nibanyurwe nuko bari, aho kugira ngo uzabane n'umugabo umustressa ushaka kubaho ku rwego rwo hejuru kandi mudafite, emera uca bugufi beho nk'uko ubayeho. Uzi ko ushaka kubutinjiza n'ibihumbi 5 ariko ukumva ugomba gukirishaho inzara z'ibihumbi 20. Torenge yarona y'ubwato uzi ko ushaka kubutinjiza n'ibihumbi 30. Ugashaka gukirishaho menshi z'ibihumbi 50. Amenye ibihumbi 30 ubundi muri iyi minsi bivami. Bivuyemo inzara mwarigiki. Suko se? Kwari hahandi umuntu ajya gushaka musayidizi. Rero umuntu udukurikiye muri aka kanya, umuntu udukurikiye namubwira ngo urugo surukiniro. Kandi reka nkubwire, uri gukina ufite imyaka 30, uri gukina ufite imyaka 40, uri gukina ufite imyaka 50. Ariko ku myaka 55 uzatangirira uvuga ngo wampa ndi mahirwe yo kubaka urundi rugo. Ntabwo nakongera gusinda, ntabwo nakongera kuba uwifuza ibyo ntafite ngo nkora amakosa agendanye n'iby'urugo. Yego. Kuko uyu munsi umugore wagiye gufata ideni ryo kwisukisha imisatsi kugira ngo umugabo azasigare yishyura. Inshuti yanjye n'abatunze naturel baraho kandi barakomeye. Ese baba baganira bakaganira bakamenya ibintu bigomba gukora. Hanyuma ikindi kintu nabwira abantu bari mu muryango, ni mujye ku meza ya kabiri. Icyo nacyo sinzatinya kukibabwira. Urugo rutubahiriza ameza ya kabiri. Ameza ya kabiri nababwiye ko ariyo akorerwaho ibiganiro bakumvika. Umuntu urugo rutaganira, umugabo n'umugore bataganira, uru rugo ntago rushobora kumara kabiri. Niba mutaganira ngo mugire ibyo mutekereze ku iterambere ryanyu, umwe areka gukurura yishyira ngo ngaragare neza mu bantu, uru rugo ntaho ruzigera rugera. Yego. Ni ibyo ngibyo. Mama Minyo, hari ikintu Marie Rose cyagiye twaganiriye. Akivugaho ni nawe ukimubajije uramubaza ati se kubaho udafite umugabo no kugira ngo uyu munsi twihariye ku ruhande rw'abagore bamwe na bamwe bananiranye. Marie Rose ati ikintu kiryoha. Marie Rose asinjya mbeshya rwose pe, yavugishije ukuri kandi wabonye kuntu nawe ni umugurutsi wa hatari. Abantu ntibanyumve nabi nuko ngiye namubonye, ariko yavuze ikintu gikomeye. Cyubahiro cy'umugabo n'umugore. Yavuze ngo agakingirizo. Namubajije ikibazo kigira ngo kubana n'umugabo byarakubihiye, byaragushaririye ku rwego rwo hejuru. No kuba wenyine birakubihiye, biragushaririye ku rwego rwo hejuru. Muri ibyo bintu ko ari bibiri, icyo wumva wahitamo ni iki? Ati Mama Minyo, atagakingirizo k'umugabo gafite akamaro. Bisobanura iki? Ngo
icyo gihe nahise musubiza nti urakoze cyane kuko uyu munsi icyubahiro cy'umugore n'umugabo n'icyubahiro cy'umugabo n'umugore. Uyu munsi rero icyo nakubwira nshuti yanjye, sha hanze aha hari abari kurira babuze ngo hari n'abandi bamaze kuzihindura urukiniro. Mama Mignone, sibyo? Abanyarwanda tumeze nk'abafarisayo, nicyo cyanditswe mu gitondo nasomye muri Matayo 23. Nuje akavuga ukuri kubera kumenyera demokarasi ipfuye ya nabi ya ntakigenda, niyo abanyafurika tubamo, byose ibintu byose ni demokarasi. Kwa ko umubare mwinshi wamuteye amabuye nawe wumvikanye agahita ahindura icyiza yavuze. Yego kumva ko nanone nanjye mpamvu mbivuze gutya simbiteye amabuye, ariko nanone kugendana n'abantu bahuye n'ibikomere urakumva utarakomereka. Yego Mama Mignone, ni ukuri pe 100%, 99%. Nawe birangira ukurikije inama zabo cyangwa agahinda cyane rwose ntihagire ubyumva nabi. Nta n'ibintu natanzeho meaning no kugira ngo babyumve neza. Urasanga umugore kumva kugira ngo yegere Mama Mignone amugira inama z'uburyo yakubaka, aragendana na babandi bafite abantu babasuka bakomeye, na bya bindi abadamu bajyamo, na rya cupa wavuze wenda abantu baba bajyamo, akamubwira ati ubundi se twe tubaye iki? Uriya mugabo ubundi aragukoroneza ni Farawo. Ugasanga umugore mu kabari yahamagarwa bose bakaba bazi ko ari Farawo uhamagaye. Ati Farawo arahamagaye, ati ubundi uriya wazamukatiye. Yego umugore akataha yacaginze ati n'ubundi nturi umugabo urimbwa. Umugabo washatse umugore nkange ibintu mba nekereza, mvuye ku gakamera kanjye nazanye n'iposho, akambwira ngo si ngombwa ngo anyingurire, akambwira ngo karibu akazi kagenze neza. Ngayibaze rero bibaye vice versa, ni karibu mu kabari byari bimeze bite? Ibyo bintu biraryana. Abadamu bige kubaho ko udafite umugabo ni ikibazo. Yego buriya uzabona agaciro k'umugabo. Ngiye ngira inama abagabo si ukubagumura, ibi bintu nabisubiramo sinabuze ubwenge. Nubona umugore umukora icyo ari cyo cyose, ndakikubwira nk'umuntu wasomye nkasoma ibitabo by'umuryango, inama nyitange inyuma ya kamera. Nubona umugore wisuzuma neza ukabona nta kintu wakoze, ukabona wamuhaye keya wubahirije inshingano. Hari igihe abagabo bigira beza Mama Mignone atari abagabo beza, cyane cyane muri bariya abantu nyine bose buri wese akubwiye ibyo wababana. Ni wamenye icyatumye umugore ajya mu kabari, ni wamenya n'icyatumye umugabo arira. Ariko nimba ubizi neza uhamanya n'umwuka w'Imana, sinkubwiye ngo uzasende uzamutere ka penalty ho gatoya, use nkaho ugira ahantu wigiraho gatoya amezi 6 witurije. Nimba ufite abantu ugenda ubahigire bakumva, ubaganiriza bwati bana banye ndahari, nzajya nza kubareba mu ibanga rikomeye cyane, mbabwa ari bakuru, babwira ahantu duhurira, ugende wibere muri ayo masengesho, wikubitira akazi kawe neza. Umugore umubwira ati rero tibyararangiye ngiye rwose no kubimeza, umuhe ka penalty. Natamenya agaciro ka uzavuge ngo ubeho kizungu uhikirirwa uhatanye. Ndamya nashidikanya nuko idini riza rikadukoroneza, bakatuhambiriraho ibintu biriya ni imihango, ngiye niko mbyita. Yego kumva rikagukoroneza. Ndamya nashidikanya umugore wawe ari guhamagara ribu, Imana ikaza akubwiza ukuri ijuru naryo wajya. Noye nta juru wabona. Icyo tujye twicaye tunacyemere. Igihe cyose ubayeho uhangayitse, ijuru ntaryo wabona. Igihe cyose ubayeho utishimye, nta juru wabona. Njye naje kubibona yuko erega buriya ijuru rya mbere ugomba kuribonera hano kuri iyi si. Simvuze ngo hari umuntu twigeze kujya tuganira arangije aravuga ati abakene ntago bazajya mu ijuru. Ariko nanjye icyo kintu ndacyemera ndanacyubaha. Abakene kuki? Muri Bibiliya haranditse ngo hahirwa abakene. N'abakene bakeneye ijambo ry'Imana. Ariko nuba wabwiriwe, nuba uri gusabiriza, nuba uri kugira gute, ntagira ijuru waritaha se gute. Uwo mukene ufite umushiha, urabona buri muntu wese aratambutse akavuga barakize.
inzara iranyisha dore bariya bari kubimenera imbwa iki ni buriya ushobora no gukena ufite umutima mwiza ufite na gahunda yo gushaka gukora kuko abantu kiruriho kuko abantu bose bahora bashakisha ubuzima ariko ubaye uri umukene ufite n'umutima mubi ntago ijuru ntiwazi kwigera urigeramo reka ngira inama utangiye gutuka abantu no kubacira imanza reka mbagira inama kuri ako kantu uvuze mu by'ukuri nk'uko ubivuze isi zarinda irangira umukene n'umukire bagihari cyane rwose ntago Imana hari n'abantu bavukiye kuba ibitambo by'abandi bamwe bagakena abandi bagakira kugira ngo umukire azabona abo akoresha yego ariko icy'ingenzi ntabwira umuntu buri wese yige kunyurwa nk'uko uvuze ngo umukire ahora ashakisha nuko aba atanyuzwe ashaka kugira ibindi ageraho umukene nawe agahora atanyurwaga ahubwo umukene mubi nureba ku bandi niyireba ngo bati se bike mfite ahantu Imana insize nahabyaza uwuhe musaruro yego buriya umuntu ni umukire ku rwego rwe kumva buri muntu wese ngiye niko nemera ni umukire ku rwego rwe bitewe nuko Imana yavuze ngo mbahaye amahoro hari imboga bitaga nyiramuriri zasaga nk'iki cyatsi kumva yego umukene arazirya kumva aguwe neza agashima Imana akabata uko byagenda kose ubutaha bizagenda neza umukene n'utariho ariko uriho ni umukire ku rwego rwe yize kunyurwa mama minyo tugana ku musozo rero wanyemereye aba bagabo n'aba bagore bari gupfa ubusinzi yego ukagira akantu kamwe konyine ubabwira tukagana ku musozo tukanababwira yuko ibyo utabaganirije kuri kamera inyuma dufite kampani iganiriza abantu uyu mugabo n'uyu mugore bashobora kuba bapfa ubusinzi nababwira ngo usibye no kuvuga ngo inzoga ntabwo baziciye nta nubwo tubwiye abantu ngo nibahinduka barokore ariko nimumenye kuzinywa mugire n'igipimo mubishyiraho ko gacuka umugore wanyweye n'iki nimumenye kuzinywa mumenye n'igipimo muzishyiraho icyo cyo ndakivuga nongere nanagisubiremo menya kuzinywa umenye n'igipimo uzishyiraho sibyo niba hari igihe bavuga bati ikirazira kikaziririzwa gufungura akabari imbere y'aya masaha cyangwa nyuma y'aya masaha ariko nuko baba batazi yuko inzoga atari nziza niba bavuga bati iyo utwaye inzoga wanyweye twagushyiriramo ibihano n'ibi nuko bazi ko inzoga atari mbi wahigiye ukicara ugafata icupa rya mbere rya kabiri rya gatanu rya 15 uri umuntu w'umudamu uri butahe mu rugo ufite umugabo ubundi uba wumva uri umugore ego ko noneho bari bunyica ese ariko none Imana ntabwo ndi bubakire barankubita pe ariko reka mbabwire ni ukuri ko Imana umugore umwe izo nzoga ngenda mugaye afite urugo afite umugabo akazinywera naho umugabo watari hari umuntu twigeze kuganira arangije arambwira ati mama minyoni ati izi nzoga ati rero ati izi ngo ziri gusenyuka cyane ni ati ziri guterwa nuko hari abantu benshi badafite gihanura ibyo harimo kuri kwinshi kuzuye ariko ndahamya ntashidikanya ko umuryango utazigera usenyuka kubera yuko hari n'abandi hariya barimo batekereza neza harimo n'abari bwumva iki kiganiro bagikurikira banagisoza muri kwa kugikurikira rero akanagisoza hari umugore uri bwicare atekereza yiga yavuga ati koko nanyweye amacupa 10 umugabo wanjye atanasomyeho na rimwe bituma induru zivuka mu rugo hari n'umugabo uri buvuga ati inzoga nywa ndamutse nzihagaritse umuryango wanjye watera imbere ubundi reka nkubwire njya kanyarira uretse ko inzoga umenye zitanakenesha abantu abazinywa ko ntajya mbona baganya badakena dore ngewe buriya mama minyoni buri muntu wese ajya yitondera ejo nawe uzi ejo icy'ingenzi ni ukutiganyira ngo uzabaho gute yego ariko umuntu ajya yitondera ejo kanyarira tukijyayo kera bikemewe hari umusaza wari uri hariya ku ikoresho ucuruza amandazi hari igihe nagiye ndagenda nabati si umuntu abayeho gute nyine mbyiyumvamo nyine hari igihe ngenda nkabati ubundi iki gihumbi mfite ndi bukirye ngenyine kuko n'ubundi n'icyavamo etaje yego nabati reka uyu musaza niyumvamo gusaba amakuru ye nyine nabati si umusaza abayeho gute ngira ngo wenda ni umutima ugiye kumbwira ati iki gihumbi kimuhe ntacyo namuhaye ariko umva ukuntu byagenze nabonye amakuru barambwira ati uyu musaza
ati yari afite amasamba aha hose uri kureba hacamo umuhanda bamuha amafaranga, iyo imihanda igiye gucana bamuha amafaranga, ngo arayarya ajya mu bagore beza nyine asohokera Kigali kumva ngo araryoha ngo amafaranga ararangira. None ubu ni umusaza acuruza amandazi. Noneho ikintu kibabaje rero, ipaki y'amandazi baguha 24, ya 24 ngo ahera saa 4 arya irindazi, byibura ngo yacuruje menshi ngo ni 10, ubwo arya amandazi 18, igihumbi akaba ari cyo asigarana, igishoro buriya nihabura undi muntu umugirira nk'impuhwe akongera akamwongerera agasubira ahandi yego agacuruza amandazi. Nakuyemo inyigisho ikomeye cyane. Ni gute naba umugabo, wasanga ari nacyo cyari kinjyanye, yego ni gute nzavamo umugabo umenya byibura gupanga bati byibura nubwo nge napfa hari umurage mwiza nzaba nsize kandi nzapfa nta kibazo neje. Yego ya mahirwe nabonye, opportunity nabonye, ba bantu batureba tukabona iyero tumusi byagenze neza bizagenda neza. Aba bantu rero natekereze nasaza, buriya isi ikunda abanyembaraga, yego abanyantege nke batera amabuye. Yego Kampani uri gukorera nutangira kuzajya wagera wakubita umutwe bazakwirukana, baza n'undi ufite imbaraga, ibyo wakoze biteshwa agaciro. Umugabo ufite n'umutesha agaciro azakwangaza n'undi, umugore ufite n'umutesha agaciro muzatandukana nawe n'undi muntu umuha agaciro ubona agaciro ke. Uko nuko ni ibintu bimeze. Mama Mignone, reka mbwira abantu, uri ubwira umuntu wumva navunika, mbwira abantu ko ufite kampani iruhura abantu mu mutwe. Yego Bo watubwiye ngo hari igihe umugabo abura ibyo kurya, kwa Mama Mignone haba yatetse iby'umubiri n'ubugingo. Abantu bari kumva icyo kintu, gwino umuganirize wikigirira nabi, yanaguha ibitekerezo akakubwira ati baho kizungu, idini ryigukoroneza. Nitujya tubivuga gutya atazajya hagira umuntu ubyihimbira atarebye ku ngeso ze ngo azavuga ngo ararengana. Wisuzume uzumubwira ati ngewe bimeze gutya. Mukanya turaza kuvuga kuri Bride Show, abantu mbararike gukurikira ikiganiro kiri buze gukurikiraho. Yego Kizakurikiraho. Uri umukobwa wamenyanye n'umusore kuri TikTok, mu by'ukuri kumenyana nawe si ikibazo. Oya si ikibazo, aho muhurira hose si ikibazo, ahubwo ikibazo ni ukutamenya ati si uyu muntu yaca mu ruganda. Mama Mignone afite uruganda, mubwira ati ko ari umubyeyi uganiriza abantu ku byerekeranye n'urushako. Yego twamushatse akatuganiriza. Kandi buri wese agomba kugira ahantu yigiye. Paul ngo yari umuntu wize cyane, ariko aravuze ngo yigiye ku birenge bya Gamarayeri. Yego rero Mama Mignone afite ibirenge byejejwe. Hari abantu mbivuga gutya b'abagabo b'abasirimu bakabyumva bagatanga kora, abo ngabo ubusirimu bwabo bwakomeje kuba ubusirimu no mu mitima. Ndakomeza mbishimangire, umugabo wawe hari ingeso mbi yakunaniye yo kumuca inyuma. Yego Mama Mignone aragusengera akavuga ati nkurikije amafuti Imana yampaye genda ntuzongera kumuca inyuma. Yego ukaba delivered n'umunyamasengesho mureba arakuganiriza. Wabuze umuntu wabyaturira, ujya mu rusengero utinya ukumva nta mahoro ufite kubera icyo cyaha. We n'umuganirize n'umunyamabanga. Rero ni dukeya mvuze, ibindi bizakurikira. Wanyemereye ukamuha nomero ya telefone? Nimero zanjye ni 0788 268 832. Yego ni ibyo ngibyo.